Amahoro bavandimwe, umwami wacu ashimwe kubw'iki gitondo nanone yongeye kuduha. Reka dusenge hanyuma tumbure Bibiliya zacu. Data wera w'icyubahiro, turagushimira ko muri iki gitondo wongeye kuduha kuramuka, mwami, kandi kongera kudushyira ku mutima gukumbura no kunyoterwa kwibwira ibyawe. Ndakwinginga muri uyu mwanya kugira ngo uduhe umugisha wawe, ugire imbabazi, uganire n'imitima yacu. Mwami, dukangukire kukumvira, dukangukire duhugukire mwami kwibwira amagambo yawe ndetse no kuyabaho umunsi ku wundi. Ndakwinginze cyane kugira ngo ibyo ujye uduha gutekerezaho buri munsi mwami ntibikace mu gutwi kumwe ngo bihinguke mu kuwundi, ahubwo tujye mwami tubishyira no mu buzima bwacu, bihindure uko dutekereza, bihindure uko dufata ibintu, bihindure n'imibereho yacu ya buri munsi. Ijambo ryawe abe ari ryo rigenga imibereho y'abizera muri iki gihe. Turagushima rero, bana natwe n'aka kanya, twihishuriye mu ijambo ryawe. Imitima yacu yigarure mwami, uyirinde, uyibuze gutekereza ibidafite umumaro, ahubwo Nyagasani uduhe rwose kungukirwa muri uyu mwanya. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe kubwa Yesu Kristo umwami, amen. Reka twihuse dufate Bibiliya zacu tujyane mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani igice cyaho turasoma igice cya 6 umurongo wa 10. Igice cya 6 umurongo wa 10 haranditse ngo, uti henga nsinzire gato nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire. Uti henga nsinzire gato nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire. Aya ni amagambo y'umunyabute. Umunyabute baba barimo baratubwira, bari kuvuga ukuntu ngo ari umuntu nyine, ni umunyabute nk'uko nyine byumvikana iryo zina bamuha. Ni umuntu utagira ibakwe, ni umuntu utagira kuraje, ahubwo wishakira gusinzira, wishakira kurelaxinga. Iyo uhereye hejuru gato, uyu munyabute batubwira tubona bamwohereza kwigira ku kimonyo. Kimonyo nka kamwe mu tunyamaswa Imana yashyizeho, ariko gakwiye kwigirwaho umwete, gakwiye kwigirwaho umurava. Iyo uhereye ku murongo wa 6 aravuga ngo, wa munyabute we, sanga ikimonyo witegereze uko kigenza kandi ugira ubwenge. Uyu munyabute yoherezwa kwigira kuri iyi nyamaswa yitwa ikimonyo cyangwa aka gasimba gatoya, akoherezwa kujya gufata amasomo kuri ko, kubera yuko nyine bigaragara ko kamurusha ubwenge, kamurusha kuraje, kamurusha umwete, kamurusha kugira umwete. Imana ikamwohereza ngo, sanga ikimonyo witegereze uko kigenza kandi ugira ubwenge. Ngo ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibyo kurya, ibiryo byacyo mu cyi, kandi mu isarura kikishakira ibigitunga. Arangije abaza ikibazo gikomeye ngo, uzasinzira ugeze ryari wa munyabute we? Uzakanguka ryari? Uti henga nsinzire gato nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire. Bavandimwe, iki kintu
cyo kugira ubute, cyo kutagira umwete, ubunebwe, ni ikintu Imana irwanya yivuye inyuma. Ni ikintu Imana itemerera abantu yacunguye, abantu bazutse ko gikwiye kuba kibaranga. Ariko kandi ni kimwe mu bintu bitugaragaraho ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ubute bishobora kuba ingeso, bishobora kuba character, bishobora kuba icyaha kikwizingiraho vuba ubana nacyo buri munsi wanze kwihana. Ariko ubute bushobora no kuba ikintu kigutera rimwe na rimwe. Nyine ntago umeze nkaho ibyo kuba umunyabute wabikemuye bitazigera bikugeraho. Niyo mpamvu dukwiye kuba duhora turi maso, guhora turi occupied. Nta muntu ushobora guhagarara ngo avuge ngo ibi ngibi ntibikindeba, njyewe sinkigira ubute, sinkigira ubunebwe. Iyo wibeshye gato burongera bukakwinjirana, ukongera ukaba inkorabusa, ukongera ukaba time waster, ukongera ukaba time waster, cyangwa se ugatakaza igihe kandi ukagita ku bidafite umumaro cyangwa se bifite umumaro muke udahwanye n'ibyo wagakwiye gukora bindi biba bipendinga bifite mwinshi. Bari igihe uvuga ati ariko nabyo bifite umumaro, ariko ugasanga hari ibindi wagakwiye kuba ukora bifite umumaro, bifite na priorite, ariko utarimo urakora. Umwanditsi asa nk'uwekoyinga amagambo y'umunyabute cyangwa se uyasubiramo ukuntu aba ameze, ibintu bimuranga. No kubyuka ngo biba byamubanye ikibazo, kubyuka ngo bimubane ikibazo, akajya yumva ntashaka kuva mu buriri, akajya avuga ngo henga nsinzire gato, nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzireho. Ni umuntu uba wumva aryohewe n'ibitotsi n'uburiri n'iki, akumva ntashaka kuva mu buriri. Bavandimwe, ese uyu yaba ari wowe? Kandi mu by'ukuri buriya realite y'ibitotsi ni ikintu kitajya gipfa gushira mu mubiri, ku buryo ugiye kuvuga ngo ndabyuka gishize, ndabyuka noneho ibitotsi byarangiye, byakuvuna. Birashira ukavuga ati reka nduhukeho gato, mbanze ngarure ubwonko ku murongo, bubanze bwongere bujye muri mood, noneho mbyuke. Muri ako kanya ukongera ugahita ibitotsi bikongera bikagutwara, ukongera ugahita usinzira. Nyine umubiri kandi buriya uko umenyereje n'uko utoje niko utora. Abavandimwe, we should be able, dukwiriye kuba tubasha gutoza imibiri yacu, tubasha kuyitegeka, tutagengwa n'ibyo idusaba, tutagengwa n'ibyo itubwira ngo tugire dutya na dutya kugira ngo tuyinezeze. Ariko akenshi umubiri iyo udimandinze ubyumva vuba cyane, uba wumva wagira ngo biri mandatori ibyo bintu kubikora. Iyo rero nayo harimo lack of self control, harimo kunanirwa kwifata no kwikontrola. Ibitotsi niba Imana yarashyizeho amasaha y'ijoro ngo tuyaryamemo, ugashaka kongeraho n'ay'igitondo cyose, ukabyuka igicamunsi cyegereje, uburiho uragoma, uburiho uragera ikirenge muri iki cy'uyu munyabuti, ndetse uburi kwa abusinga time. Turi ibisonga byiza, turi ibisonga by'igihe twagihawe. Ni bimwe, igihe ni kimwe mu butunzi Imana yaduhaye bavandimwe, kugira ngo tugikoreshe neza, kugira ngo tube ibisonga by'uburyo dukoresha amasaha Imana yagennye ku munsi nijoro. Aho ugasanga
uyu munyabute amasaha y'ijoro yayaryamyemo, ayo ku manywa ayaryamamo, bikarangira abaye less productive, nta kintu amaze. Umunsi ukagenda ukarangira, agakomeza yiganyira ngo nzabikora ejo. Uyu muntu arangwa no gupostponinga, arangwa no gukomeza asunika ibintu, nzabikora ejo, nzagira gutya ejo, bikarangira atabikoze. Iki kintu dukwiye kukihana abavandimwe, ndabibabwira nibwira. Ni ikintu kidutera kenshi mu buzima bwacu dutakaza umwanya, atari no mu gusinzira gusa, ahubwo no mu gukora ibidafite umumaro, mu gufata igihe Imana yaduhaye dufitemo schedule ndende pe y'ibintu byiza biri productive, byungura, bifite icyo bimaze, tukabikoramo ibikeneye umumaro. Tukabikoramo ibidafite umumaro. Imana ikintu yashuwaringa umuntu umeze atya, udashaka kuvana ikirenge mu buriri ngo agishyire hasi asohoke, ngo nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi. Umwambuzi uburyo nyine akugeraho, impamvu abigereranya nuko aratungurana, agutega igico, akagutungura ugashiduka ibyo wari ufite abikunyaze byose, ngo niko ubukene buzagufata, ngo n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Iyo ni ryo sezerano Imana ihaye umuntu w'umunyabute, uhora yinanura yayura, ubona ari inkorabusa adafite ibyo akora. Iyo wigiye imbere mu gice cya 25 ndakeka na 6, Imigani 26, bana 26, yego. Mwumve niyabyutse uyu munyabuti, yakoze ishyano akabyuka. 26 umurongo wa 13, ngo umunyabute arahaganya ati, mu nzira hari intare, ni ukuri iri mu nzira nyabagendwa. Ngo abayanga, ni ukuvuga ngo yanga no kujya ku murimo, akavuga ati mu nzira hari ibikoko. Cyangwa se nyine iyo hagize akantu gato cyane, ngaho ngo imvura iraguye, yikojeje hasi, ntaba gisohotse, ngaho ngo habaye umuganda, ubwo niyo umuganda urangiye saa 5, yasiyuminga ko umuganda wabaye umunsi wose. Nyine nta kintu ashobora gukora, igihe cyose afite utu excuse, igihe cyose habayeho akantu gato gakoma rutenderi. Uyu munyabute abigira urwitwazo. Noneho wumve ngo nk'uko urugi ruhindukira ku mapata yarwo, niko umunyabute agaragurika ku buriri bwe. Niyo yari maso akomeza yigaragura, yihindukiza, yongera gutyo. Nibyo ngibyo abarimo, uburiri yanaburambiwe, ariko akumva ntashaka gusohoka mu buriri. Noneho ngo yakora ku mbehe, akananirwa kwitamika. Iyi ni imvugo igaragaza ukuntu aba afite n'uburyo bwo gukora ibintu ariko ntabikore. Ngo akora ku mbehe, ngo akananirwa kwitamika. Nyine ni umunyabute kuri cya kigero cyuko no kurya ibyo kurya Imana imuhaye nabyo nyine ubona si uko ananirwa kurya mu by'ukuri, ahubwo nyine ni ikigaragaza ukuntu aba afite n'uburyo bwo gukora ibintu ariko agakomeza abyigizayo. Bavandimwe, ibi bintu biteye ubwoba.
biteye ubwoba kuko ari ubuzima tubamo bwa buri munsi. Biteye ubwoba kuko niba hari ikintu kiranga ubuzima bw'abantu b'iki gihe cyane cyane, tujye tureba tugatangarira abatubanjirije. Ukareba nk'umuntu, ureba nk'ubuzima bw'abapuritans, uburyo birirwaga, uburyo umunsi wabo wabaga umeze, uburyo nta gihe cyo gupfa cyo gutakara baga bafite, agahe kose babonye bakabyaza umusaruro, babwiriza ubutumwa bwiza, bashaka ibitunga ingo zabo. Hejuru y'ibyo hakiyongeraho no kuba aka kanya tujye dutangarira inyandiko zabo. Ntabwo ziriya nyandiko ziri deep zimbitse kuriya waba wazanditse witambukira wihitira. Bahaga bicaye batekereje, bagakora ikintu koko gifite navuga gute, gifite meaning, kiri meaningful. Ariko ntabwo ibyo bintu byizanaga gutyo gusa. Uzajye musoma biographies za bamwe muri bo, usangaga ari abantu koko bari industrious, b'abakozi bazinduka mu cyakare bagakora ibyo bakora. N'abera bo hambere n'abandi, ukabona umugabo utunze umuryango, wita ku itorero, ari ugasanga nk'ibitabo yanditse ntibigira ingano. Ukibaza se yabyandikaga ryari? Ukareba ugabona samoni yakoze ntizigira ingano mu myaka yabayeho mikeya. Harimo n'abari kuyisatira muri twe cyangwa se banayigejeje, aho ugasanga afite nk'ibitabo nka magana ngahe, nk'igihumbi binarenga, amasamoni atagira ingano. Nyine ukibaza yakoraga ryari, yari amezi ati amasaha ye yaroketingaga gute ku munsi ku buryo ibi bintu byose abikora mu gihe gito kingana gutya. Ibi rero bavandimwe, dukwiye kwihana, kuko impamvu mbivuga nuko generasiyo zacu ari generasiyo ziri kudevelopa ubunebwe, zidevelopa ubunyabute, zibera kuri social media, z'inkorabusa, ziba zishaka kurya zitavunitse, ushaka inyungu nyinshi, ushaka gukira vuba, ushaka amafaranga yihuse ariko adafite imvune na nkeya. Nibyo bituma bamwe bijandika muri za betting, gushaka kurya ibyo utaruhiye, bakajya mu rusimbi. Abandi ugasanga baragwa mu mutego w'abatekamutwe, ati hari ahantu ho gukura amafaranga, ngwino tugende tujye muri Bangladesh, akiruka. Yagera Bangladesh agasanga ni imirimo y'uburetwa, bakamukubita akagaruka benda kumwica, kubera barashaka kurya iby'ubusa, ni ugukira vuba. Cyangwa ati joining iyi link utsindira ibihembo. Ni gute utsindira ibihembo just by joining kuri link runaka? Ugasanga iyo mitego tuyigwamo buri munsi, ahanini bitewe nuko turi inkorabusa, dushaka kurya iby'ubusa tutavunitse. Umunsi Imana yaduhaye w'amasaha 24, ugasanga ubaze igihe wabashije gukoraho ibintu bifatika, nicyarenga amasaha 3 cyangwa 4. Uranabyuka ukajya mu kazi pe, aho ugasanga ku kazi nta kintu uri gukora. Wicara, uragenda ukicara aho wicara, niba ukora mu biro
ukishyiriramo kaseri ukakareba, supervisor yahinguka ugahita ukarigisa ugahita uzana Excel, akaza akagira ngo umuntu yakoze ntako atagize, ariko ugasanga umunsi wose bawukozemo Excel imwe. Ugasanga nyine ni generasiyo z'inyaryenge z'incakura, and at the end of the month gushaka guhembesha, ukumva uri entitled ku buryo niyo batinze kukwishyura uba wumva wa complaining. Ariko mu by'ukuri wihane kuko uyu munyabute turi kubona ashobora kuba ari wowe, ngo yigaragura ku buriri, ngo nka kwa kundi urugi rujya rwigaragura ku mapata yarwo wihindukiza ku mapata, barufunga barufungura, ngo niko uwo munyabute ngo aba ameze ku buriri. Ashobora no gukanguka ntave mu buriri kandi atanasinziriye, yanaruhutse nta n'ikibazo afite. Njyaga mbibona tukiba mu rugo, ugasanga wakangutse kare, ariko wajya wumva hari nk'umuntu uje mu cyumba ugapretendinga ko ugisinziriye kugira ngo atakubwira ngo ngwino nguhe imirimo. Tukiri abana ugasanga urapretendinga ko usinziriye kugira ngo tuvuga ati byuka ujye gukora ibi n'ibi, cyangwa se ugasanga urakangutse ufashe telefone utangiye kuba bize kuri telefone, ukareba ibyo ureba, ukagira gute, ukareba amakomedi, ukagira gute, warangiza ubwo wakangutse mu rukerera. Nicyo kintu cya mbere wabyutse unyotewe, ntushobora no kubyuka ngo usenge, ntiwabyuka ngo wige ibyanditswe, ukegura telefone, hanyuma za saa 12 aho wakabyutse zikagera wananiwe nanone, ukongera ugahera kuri 0 none ugasinzira. Can you imagine? Uwo muntu akaba akijijwe, akaba ari umukristo uzajya mu ijuru nta kibazo afite. Ejo twavuze tuvuga respected sins, n'ibintu bana nabyo neza warabitagatifuje, wumva ntacyo bitwaye, nta cyaha wakoze, urumva uri umwere nta kibazo. Ibi byose Imana itanga isezerano kuri uyu munyabute ikavuga ngo ubukene buzagutera nk'umwambuzi, ngo ubutindi buzakugeraho nk'umujura. Mwene data, ndaguhamagarira kuba igisonga cyiza cy'ibyo Imana yaduhaye byitwa igihe. Ibi bintu biradutsinda igihe tugikoresha nabi. Hari umuvandimwe wa kera witwa Thomas Brooks, yajyaga avuga ibintu 12 byiba igihe cyacu, twisanga bidutwara igihe cyane. Yabyise 12 time wasters. Muzayishake 12 time wasters, cyangwa se ibintu 12 byiba igihe cyacu, dutakazamo igihe mu yandi magambo. Ariko neza ibintu avuga usanga ari byo twiberamo. Avugamo ikintu cya excessive sleep, ibitotsi birenze ibikenewe. Ibitotsi birenze ibikenewe kabisa. Ugasanga umuntu arasinzira agaproronja. Akavugamo ikintu cya entertainment, imyidagaduro usanga yaradutwaye uruhu n'uruhande, kandi ukumva uri justified.
agenda avugamo ibintu byinshi. Ngerageza gufungura dokima ngo ndebe ko nyibona mbibanyuriremo, ariko avugamo ibintu byinshi bavandimwe, kandi ugasanga nibwo buzima tubayeho. Bimwe mu bintu avuga bidutwarira igihe, Richard Baxter, harimo nyine bwa ubunebwe twavugaga, ubunebwe. Akavugamo ikindi avugamo ngo ni gutinda mu kwirimbisha, mbese kwa ya mirwari ya buri munsi, ikirori. Ugasanga umuntu kimwe mu bintu bimutwarira igihe ni ukumenya ngo ese ibintu nambaye bimeze bite, birambereye, ese abantu barabibona bate. Ugasanga umuntu ari guta umwanya muri ibyo. Ikindi avugamo nyine ni entertainment zidakenewe. Ugasanga umuntu entertainment nyine zaramutwaye umutima na roho. Akavugamo n'icyo yita ngo needless feasting, guhora mu birori mu buryo nyine budakenewe mu by'ukuri. Ibintu by'ibirori, ngaha habaye party hose uriyo, ahabaye igitaramo hose uriyo, aha wagize bidi hose uriyo. Ibyo nabyo biri time wasting. Ikindi avuga ni idle talk, abantu bashobora kumara amasaha n'amasaha bavuga ibiganiro bitungura bidafite icyo bimaze. Ikindi akavuga vain sinful company, inshuti zimbura mumaro nazo zijya wastinga time, haba mu kuengaginga muri ibyo biganiro, haba mu kugutwara mu bintu bidafite umumaro. Ikindi avugamo ni needless games and recreation. Sanga umuntu nyine igihe cyose abashaka guhora muri games n'ama recreation, ibintu bimeze nyine nko guhora mu kiruhuko, mbese ukabona kuri we nta gihe cyo gukora gihari. Excess of worldly care, kwita ku by'isi ku buryo bukabije, ugasanga nyine nibyo byagutwaye uragiye ubyijandikamo. Ikindi avuga ni ungovernable sinful thoughts, ni intekerezo zidafite umurongo. Hari ukuntu wicara nyine intekerezo zikaza ukazireka zigakomeza zikakuaffectinga utazihereje umurongo w'ibyo ugomba gutekerezaho bizima. Ikindi avuga ni reading of books ariko zitari profitable. Usanga umuntu akunda gusoma ama article zihise zose, nizitungura, nizifuga amafuti, nizitafite umumaro, ibitabo, ama novels adafite nyine ikintu yungura mu buryo buri spiritual bw'umuntu, habe no mu buryo byibuze buri moral. Nyine ugasanga ni ibyo bintu. Ubwo hazamo na movies nazo, hakazamo nyine ibyo usoma, ibyo ureba, byose bishobora kugutwarira igihe. Ibyo byose bavandimwe agenda bivugamo, akabyita ngo ni 12 time wasting thieves, cyangwa se ibisambo 12 byiba igihe cy'umuntu. Niyo mpamvu nyine wenda ikitumye nashaka kubisoma kwari kugira ngo ahari bitugirira umumaro muri iki gitondo. Bavandimwe, iki ni ikintu dukwiriye kwihana, ni ikintu dukwiriye kuba twihana kandi tukabishyiraho imbaraga zacu zose. Umwami wacu atugirira ubuntu kandi atubabarire.